Reka nkomeze kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane, wowe udukurikira mu makuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye, nkwifurije kugubwa neza aho waba uherereye hose, nkwifurije kugira amahoro aturuka ku Mana. Wowe rero wibutse gukora subscribe, ni byiza cyane, nimba utarayikora nawe wayikora kugira ngo tuzajye dukomeza tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro. Mu gihe rero u Rwanda cyangwa mu mategeko y'u Rwanda hatemerwa amarozi, none abarozi nabo cyangwa abaturage bagomeje kugirana ubugome kandi biturutse muri bya birozi. Nimba mu gace kagiye gatandukanye wumva ngo abantu umweti yangiye ibi n'ibi yanduze, nk'ubu mu burengerazuba hari inkuru ivuga yuko muri za Nyabihu umukecuru rwose ushinjwa kuroga yasanganywe akanyamasyo kazima. Ni mu gihe rero mu burengerazuba iyo nkuru iri kuhavugwa mu minsi ishize, no mu burasirazuba hamwe mu bice bigiye bitanu za Gatsibo cyangwa za Nyagatare, havugwa indi nkuru y'uko hari umwana baterereje cyangwa baterereje kuruka amabuye, ubundi bakamuterereza ngo yananiye igi, wumva. Mu gihe mu turere twa Bugesera rero naho havugwa mwene ibyo ngibyo, ugasanga za Rwamagana, umwe ngo yatwise umumama yamaranye imyaka 6 atwise igisimba. Indi nkuru ikavuga ko mu Bugesera naho hari umumama nawe amaze imyaka 6 afite inda ariko itavuka. Ibyo byose rero wabibona, wabitekereza, ukumva abaturage babuze umutekano kubera ibyo ngibyo, ariko ukavuga ati se wajya kumurega n'ubundi ko nta bimenyetso, kuvuga ati umuntu yanduze yakuroze gute? Urumva ko ni ibintu bibangamiye abaturage kandi biranababaje cyane. Ese ni iki cyakorwa kugira ngo ayo marozi acike, cyangwa abayobozi bamenye ko abaturage babangamiwe n'abandi babaroga? Abaturage barahangayitse cyane rwose ku bw'icyo kibazo rwose kivugwa cy'amarozi. Nyuma rero nawe kumenya yuko iyo ugiye kubarega kubivuga gusa ko bitemerwa muri leta, nabo bakashije umurego, cyangwa babonye ko nyine kubivuga ntacyo bibatwara, nabo bakomeza kuzamura ubugome. Niyo mpamvu rero inzego zigiye zitandukanye zareba rwose iki kibazo gihangayikishije abaturage bamwe na bamwe, kuko ikintu cyitwa amarozi si ubwa mbere, gituma rwose abaturage batishima cyane. Nyabihu umukecuru ushinjwa kuroga yasanganywe akanyamasyo kazima. Umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 54 y'amavuko, atuye mu kagari ka Kimanzovu mu murenge wa Shyira mu karere ka Nyabihu, yafatanywe akanyamasyo n'ibindi bisimba byapfuye yari abitsiwe mu rugo. Abaturage rero bavuga ko asanzwe ari umurozi wabazengereje, yarabazengereje rwose. Bamwe ntibabona urubyaro, babuze urubyaro kubera uburozi bwe.
Mm? Ku gicamunsi rero cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 10 Ukwakira 2025 nibwo mu rugo rw'uyu mukecuru habonetse ibintu bidasanzwe birimo akanyamasyo kazima, impu zitandukanye z'inyamaswa, ibisimba byapfuye ndetse n'inyama z'ingurube zitetse n'imbisi. Urumva rwose abaturage bagezeho basanga ibyo ese koko wanasanga ari muri parike, ariko wanasanga rwose we ari muri parike kuko urabona ko akanyamasyo rwose n'inyama. Abaturage rero bagakeka ko ari byo akoresha aroga kugira ngo bimenyekane byatewe n'umwana we wari wibye ihene, maze abaturage bamwirukankanye ahungira iwabo kuri uwo mukecuru. Umva, mu kwinjira mu nzu rero bamushakamo batunguwe no kubona akantu, tuwe no kubona ahantu hacukuye akobo karimo amazi n'akanyamasyo. Bagiye mu nzu basanga harimo akobo karimo utuzi n'ako kanyamasyo. Yavuze ko uwo mukecuru ako kanyamasyo kamaze hafi amezi 3 mu rugo rwe, ko ari uwo mwana we ukekwaho ubujura wakazanye hamwe n'izo nyama, ngo kuko ari umuhigi. Bamwe mu baturage rero wabonaga ko babona ko bariye karungu ntibazuyaje, kuko abo baturage babonaga ko bariye karungu ntibigeze bazuyaje, ntabwo bazuyaje kuvuga ko uyu mukecuru ari umurozi, ngo waroze ngo ntashobora kubona urubyaro ngo n'ibintu amaze igihe akora. Urumva, abaturage rero bariye karungu ntabwo bigeze bazuyaza bakibona utwo tunyamasyo cyangwa ibyo binyama. Bavuga ati rwose twari twarabuze gihamya, ariko ubu ngubu turakubonye, barasobanura iby'ubunyamasyo n'izi nyama zapfuye n'izi mpu icyo zikora. Icyifuzo cyabo rero ngo ni uko yakurikiranwa n'amategeko, hagasobanura aho yagakuye n'icyo yagakozaga. Umuyobozi w'umurenge wa Shyira, Kampire Goreta, yemeje aya makuru y'uko uwo mukecuru yafatanywe akanyamasyo ndetse ko kagomba gushyikirizwa ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB kagasanga izindi nyamaswa. Ati nibyo koko hari umukecuru basanze we akanyamasyo, twakamwatsa tuvugana n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB kugira ngo baze kugafata bakajyanaho izindi nyamaswa zibungabungirwa. Uyu muyobozi rero yavuze ko batazi neza igihe yari akamaranye, ariko ko yabwiye ko yagakoreshaga mu bintu bitari byiza bijyanye n'amarozi. Urumva, dore iti basanze n'amahene ari mu mifuka, dore ibi ni ibikireba ku mafoto dufite hano, ariko mana dore yiko ibise byowe rwose biteye akababaro. Urabona ko rwose
abaturage bavuga ko rwose yari umurozi. Urabona se none se utari umurozi ibi wavuga ko ari ibiki? Urabona mu mafoto rwose ni ibintu bibabaje kandi binateye ubwoba, ariko abayobozi bakurikirana ikibazo rwose cy'amarozi, amarozi yo ariho, amarozi abaho rwose ariho, bakurikirana iki kibazo kugira ngo abaturage bagire umutekano, nyine bagire umutekano rwose. Ibi biteye agahinda, biba binababaje cyane, ariko nyine inzego zibishinzwe ziramukurikirana zimubaza nyine utwo tunyamasyo cyangwa n'iby'izo nyama. Kandi ikindi nubwo yavuze ngo umuhungu we ni umuhigi, ba rushimusi ntabwo bemewe, kurumva ko byose ni amakosa kuba wajya no mu ishyamba ukica inyamaswa, aho kuzibungabunga ukazica ukazizana ugasimburana impu zazo, urumva ko nabyo ni ibibazo. Abaturage rero mukomeze mwicungire umutekano kandi mutangire amakuru ku gihe, kuko ibintu biba bigiye bikabije. Reka rero tubashimire mwebwe tukomeza kubana mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro, nkwibutsa ko wakora subscribe kugira ngo tuzakomeza tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Mugire ibihe byiza.